gukoresha internet y'ubuntu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wakoresha internet y'ubuntu harimo akadege. Urabibona ko ngewe ndi gukoresha internet y'ubuntu, ubu ngubu tuvugana nta mamega mfite. Urabona ko harimo akadege, urabibona neza cyane. Urabona harimo akadege ariko ndi gukoresha internet y'ubuntu. Uyu munsi rero namwe ngiye kubereka ubu buryo bwiza wabasha gukoreshamo internet y'ubuntu, kandi iyo internet ikaba yirukanka cyane bitewe nuko iyi internet ni 4G na 5G. Urabona ukuntu video ziri kwirukanka. Nawe ngiye kukwereka ubu buryo wabasha gukoreshamo internet y'ubuntu nta mamega habe namwe ufite. Nkurikira nkwereke akantu ku kandi. Urabibona ko ndi kureba ama video ku buntu. Urabona harimo n'akadege, urabibona. Hello guys, reka nizere ko mumeze neza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wabasha gukoreshamo internet y'ubuntu nta mamega habe namwe ufite. Uyu munsi nibyo tugiye kurebera hamwe. Gusa mbere yo kugira ngo dukoreshe iyi internet y'ubuntu turabanza biradusaba kuba dufite megabyte zo kugira ngo tubanze kudownloadinga iyi application ituma dukoresha internet y'ubuntu. Mbere yo kugira ngo dutangire, kanda subscribe, ukande like, hanyuma unyandikira muri comment icyo nzagukoreraho ubutaha. Ntiwibagirwe kuza kunshimira. Nibikunda, nubikora bigakunda, nukurikiza intambwe ku yindi uburyo ndi bubikore bigakunda, ugaruke unshimira muri comment umbwire ngo byakunze. Uze ubimbwira aho ngaho muri comment. Reka dutangire. Okay, nkuko nababwiye rero biradusaba kuba dufite megabyte ziratuma tubanza kudownloadinga iyi application. Bitewe nuko iyi application ariyo turakoresha kuri internet y'ubuntu, biradusaba kuba dufiteho megabyte. Okay, turaza kuri Play Store, hanyuma niturangiza tuze aho dushakishiriza application zacu. Noneho turaza hano twandike force right, turaza twandike force right on you gutya. Uraza wandike gutya only kane gutya. Noneho nurangiza ushakisha. Mu gushakisha hano harafunguka ibintu byinshi bitandukanye. Urabona harahita haza ama application menshi cyane, urayabona. Harazi ibi application byinshi cyane. Gusa aya yandi ma application iyo ntabwo nigeze nyakoreraho ubushakashatsi. Iyo nakoreyeho ubushakashatsi ni ngiye ngiye kukwereka. Iyi ngiyi ya mbere iri ya logo ya 4G, iyo ngiye gusa ikoresha na 5G. Okay, uraza noneho numara kuyigeraho uyidownloading. Uraza urayinstara, urategerezaho gato bitewe nuko nyine iratinda. Gusa ifite megabyte 10. Urumva ntabwo biragusaba na mega z'ijana kugira ngo uyidownloading. Biragusaba nka mega z'ijana kugira ngo uyidownloading. Okay, uraza noneho uyidownloading. Guys, nkwibutse ko ibi bintu ndi kukwereka nibikunda ugaruka aho ngaho muri comment unshimire umbwire ko byakunze. Kandi ntibibagirwe gukanda subscribe kugira ngo video zose nzambashyiriraho ujye ubasha kuzibona mu bambere. Bitewe nuko iyi channel ngiye kujya mbashyiraho utu video tw'ubwenge gusa. Ujya mbashyiraho video z'ubwenge gusa. Okay. Noneho murabibona ko application yacu yagezemo. Urabibona application yacu yagezemo, dore ngiye. Wowe hari gitazaza hano muri screen ikajya mu application nyine bisanzwe. Gusa nge urabona ije muri screen. Okay, noneho ikintu tugiye gukora ni iki. Urabona ko hariho wifi. Iyi wifi turi kuyikoresha mu buryo bwo kugira bwo kudownloading iri application. Urabibona. Noneho turaza iyi wifi tuyikureho. Urabibona yari iriho, turaza tuyikore. Guys, gusa nkwibutse ko iyi application ikora ari uko ufitemo simukadi gusa. Udafitemo simukadi ntabwo byakunda. Bitewe nuko hari igihe ushobora kubikora nta simukadi zirimo bikanga. Rero bisaba kuba ufitemo simukadi. Okay, urabona dushyizemo akadege. So ubibona? Dore ngaha dushyizemo akadege. Abantu bari kureba hari hejuru, ira ntago ari wifi. Urabona ngiye nshyizemo akadege. Karana akantu ndi gukoresha ndi kuri recordinga ino video. Urabibona nshyizemo akadege. Iki nkishyiramo akadege, murabizi ko ushyizemo akadege na wifi ntiyakora. Nyishyiramo akadege uraza kuri YouTube. Reka nkwereke kuri YouTube, nkwereke iki ibi bintu bikora akantu ku kandi. Urabibona hano kuri YouTube, urabona ntabwo biri gukora. Urabibona ko ntabwo biri gukora nyine bitewe nuko application ntabwo twayinjiramo ngo tugire ibintu dukoramo kugira ngo internet ikore. Urabona ko kuri YouTube byanze gukora. So ubibona ko byanze gukora. Okay, noneho reka twiyizire kuri application yacu. Gusa kakadege karacyarimo
kakadege karacyarimo, ntabwo kano kadege ntabwo kavamo, ntabwo gakuramo. Okay, turaza kuri application yacu tugende dukora ama next. Hano ni allow nyine kwa kundi kono nyine wa application nyine uraza ukore allow accept. Hano ni ukwemera amabwiriza y'iyi application, nurangiza ukore next. Noneho hano hambere urabibona methode ya mbere hano kuri Android below. Hano iyi Android ni kuvuga ngo telefone zacu hari ukuntu tuba dufite telefone zifite Android, wenda urugero nje nk'i telefone ifite Android guhera kuri 12 kuzamura. Hano hasi kuri methode ya kabiri ni Android guhera kuri version ya 11 kumanura. Nize ko muri kubyumva neza. Urabona hano kubera ko twe dufite yo kuzamura, hano twakanze ntibyakunda kuri ya kabiri, kuri methode ya kabiri ntibyakunda. Gusa nidukanda hano ku ya mbere birakunda, bitewe nuko dufite Android ya 12 kuzamura. Wowe niba ufite intoya nyine wowe uzagerageza hose aho bizakunda niho uzakanda. Noneho twe dukanze hari ahambere tukihakanda, urabona duse duhinguka ahantu hameze gutya. Hano hari utuntu twinshi rero. Aha hantu rero reka mbabwize ukuri, aha hantu muhitondere cyane, bitewe nuko ahantu ngiye gukwereka abari uzakanda honyine gusa. Nukanda handi ahatari aho ngaho telefone yawe uzayica, kandi nuyica ntuzaze ukumbwira ngo sinakubwiye ngo biki na biki. Hano urakanda hano handitse mobile radio power honyine gusa. Niba utazi gusoma sinzi ko biri bukunde, urebe kano kambere kano kabanze. Wenda telefone yawe sinzi uburyo imeze, wenda wasanga ari naka kabiri, ariko ngiye naka kambere. Urebe kano kambere abari kukandaho konyine gusa. Nukanda kandi telefone yawe urayangiriza, ushobora kwangiriza ibintu by'ama network kuri telefone yawe bikagusaba kuza kongera kuyiformata. Urabona nje kano kambere niko nkanze, bitewe nuko niko nkeneye gukoresha kugira ngo nkoreshe internet y'ubuntu. Urabona ko ntagakanze. None wari hejuru mu nguni urabona hari utudomo dutatu. Tudomo dutatu nanone uragaruka udukande. Urabona hano handitse enable data connection. Hano hari igihe uzasanga handitse disable. Nusanga handitse disable ntuzirirwa uhakanda. Gusa nusanga handitse enable data connection uzahakanda kugira ngo utangire ukoreshe connection y'ubuntu. Guys, nimwihutishe murebe akantu ku kandi kugira ngo ibintu ndiko babwira mu byumve neza, kugira ngo bikore. Niwihutisha n'akantu na gato nta kintu kiri bukore, ntabwo biri bukore, bitewe nuko nta kantu ku kandi. Urabona disable data connection, urabona ko hari enable none habaye disable. Subireba neza hano biri good. None ahangaha twatangira gukoresha internet yacu y'ubuntu. Reka tujye kuri YouTube ubirebe neza. Urabona ko haracyarimo akadege, ariko urabona connection, urabona ukuntu ziri gukora. Wabibonye ziriruka bitewe nuko ni 4G na 5G. Ufite telefone ikoresha 5G wayikoresha. Urabona kureba video nako kanya ntabwo ari ibintu bitinda. Iyi connection iriruka cyane, urabibona. Nise ko nabazanye akantu k'ubwenge. Urabona ka kadege karacyari musubibona, haracyarimo akadege na kakantu ndi gukoresha ndi kuri coding. Subibona se, urabibona. Hari umuntu ushobora kubona kara kantu ndi gukoresha ndi kuri coding akagira ngo ninuze ngo ni wifi nashyizeho. Ntabwo ari wifi. Urabona harimo akadege, kandi ushyizemo akadege wifi itivaho. Guys, ngerageza nyine kubabwira akantu kandi kugira ngo hatagira umuntu bayobya babwira ngo ndi gukoresha wifi, kandi ibintu ndi gukora muri kubireba neza cyane. Urabibona connection yirukanka cyane. Ushaka wa downloading ama video, ushaka buri kimwe cyose urabona kiba kiri kwirukanka. Subireba se, ufite connection iri hasi, ibi bintu gutya ndi kugenda bigafunguka, urazi ko byafunguka? Ntabwo byafunguka. Urabona ko iyi video ni y'ubwenge. Nkwibutse rero gukanda subscribe, like, kugira ngo tujye dukomeza tubane no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Nzakomeza mbakore utuntu tw'ubwenge. Urabona ka kadege karacyarimo, kandi urabona ndi gukoresha internet. Urabona ko biri gukora neza cyane. Iyi channel yacu rero niyo tuzajya tugenda ducishaho utuntu tw'ubwenge nk'utu ngutu. Nkomeza kukwibutsa gukanda subscribe, like. Hanyuma niba hari igitekerezo ufite cyangwa se hari ikintu ushaka nzagukorereho ubutaha, wanyandikiraho muri comment nkazaza nkigukoreraho. Ubutaha noneho nzabereka n'uburyo ki wabasha gukoresha wifi. Kwa kundi ukuntu buri ahantu nyine iwabandi utazi wifi yaho ngaho, password yaho ngaho, nzabereka uburyo iyo password wabasha kuyimenya utayizi. Iyo video niyo ngiye kubakoreraho mukanya ndahita nyibakoreraho, ndaza kuyishyiraho. Niyo mpamvu nkwibutsa gukanda subscribe kugira ngo video nk'izo ngizo ntizizajye zigucika.